tubahaye kandi aho uyu munsi igikombe cy'icumi bigize isi, ariko nanone tugendeye ku musaruro mbumbe ugera ku gihugu, turimo turavuga ibicuruzwa byakozwemo na serivisi zakozwemo mu gihe cy'umwaka wose muri 2024, ndetse kandi iri tonde twarikuye kuri Forbes India, aho nawe wagenda ukarireba ukaribona, kandi mu gushyira ibihugu kuri iri tonde bagendera ku cyo twita purchasing power parity, bageraho ni ukuvuga ngo ubushobozi bw'abantu cyangwa se bw'abaturage mu kugira ibyo bashobora kuba bagura bakeneye ibyo buba bihagaze gute. Rero ahangaha kugira ngo tujyanirane n'ibihugu 10 twaguteguriye, turaza kugendera cyane kuri GDP gross domestic product, cyangwa se umusaruro mbumbe uba warabonetse mu gihugu imbere. Ubwo ni ibikorwa byagiye bikorwa harimo ibicuruzwa bifatika byacurujwe imbere mu gihugu cyangwa se byakozwe mu gihugu, ndetse n'ibidafatika aribyo twita amasiti. Hanyuma turaza continent cyangwa se umugabane icyo gihugu giherereyemo, ariko turaza guhera ku gihugu cya 10. urimo utekereza icyo gihugu ari iki? Icyo gihugu rero, igihugu mbere yo kukikubwira nk'ibisanzwe muri kimwe na Mutedone, uyu munsi noneho tugiye kubagezaho itonde 10 kandi z'ingenzi ikeneye ushobora gukora ukajya kubona amasoko ajyaniranye n'ubukungu ndetse no kwihangira imirimo, kandi amafaranga n'ikoranabuhanga ayo nayo anyura hano, kandi ufite bizinesi ukaba wifuza ko twakwamamariza, nawe tuguhaye ikaze hano kuri Adi aho uherereye hose hatandukanye. Ni umwana abiga kuri Adi kandi nawe basaba mu kugira kujya kubona ubumenyi tumwungura cyangwa se tumuha buri munsi, bugatuma amenya ibintu bitandukanye byatuma ndetse naho ashobora reka tujya ku cya mbere kugira ngo tuze kureba urutonde neza uko ruhagaze, tubibutsa kandi ko aha wamaze kugera ni iwabo w'ubumenyi. Rero ntucike udakoze ukavuga igihugu cya 10 rero babwira ni Denmark. Weho uratekereza igihugu cya mbere ari ikihe? Shyira muri comment utubwire igihugu cya mbere. Denmark GDP per capita yinjije 2024 amadolari 1,850. Iki gihugu cya Denmark giherereye ku mugabane w'Uburayi muri Europe. Igihugu cya cyenda rero ni igihugu cya United States, yinjije amadolari 43,600 iri mu majyaruguru ya Amerika. Igihugu cya 8 rero igihugu cya Brunei Darussalam
Dar es Salaam giherereye muri Aziya, amadolari ibihumbi agizwe n'amadolari 50. Igihugu cyitwa Bahrain. Dar es Salaam giherereye muri Aziya. Hanyuma igihugu cya kabiri Switzerland injije amadolari 95 n'amadolari 100, iherereye mu mugabane w'Uburayi. Igihugu cya gatandatu gitonde rero ni igihugu cya Norway. Norway ni igihugu nacyo gifite Norway iherereye mu Burayi, nayo ku mugabane w'Uburayi, yinjije amadolari 103 n'amadolari 450. Igihugu cya gatatu, niba ufite umunyeshuri yaba yiga muri primary, yaba yiga muri secondary, yaba yiga muri university, mubwire gukora kandi nanone niba ufite rwiyemezamirimo cyangwa se cyangwa se kongera ibicuruzwa byawe cyangwa se bizinesi yawe ukayongera, muntu wanjye rwose ndakubwira gukora sabutayi kuri Adikasi kubona amasomo kandi ukeneye guhugurwa online, ufite class ya online rwose wakiyandikisha 0788 nawe ukabasha kwiyungura ubumenyi bundi burenze ngaha. Rero reka mubwire ko igihugu cya gatanu aricyo igihugu cya gatanu turakizi twese. Ese uratekereza ari ikihe? Igihugu cya gatanu rero tudatsinze ni igihugu cya Qatar. Igihugu cya Qatar giherereye ku mugabane wa Aziya, kikaba cyarinjije amadolari 115 amadolari 70, kikaba cyarinjije amadolari 115 n'amadolari 70. Bababwiye ko Qatar iherereye ku mugabane wa Aziya. Kandi igihugu cya kane konde kuhasanga ari ikihe? Igihugu turahasanga nacyo usanzwe ukizi ntakize cyane, ni igihugu cya Ireland. Igihugu cya Ireland kinjije asaga amadolari ijana 27 n'amadolari 450 giherereye ku mugabane w'Uburayi. Igihugu cya Iran giherereye ku mugabane w'Uburayi. Hanyuma igihugu cya gatatu ni kiyoborwa cyangwa se kiri mu gace kayoborwa n'Ubushinwa, kitwa Makassar kiri ku mwanya wa gatatu, injiza amadolari 130 n'amadolari 420. Ijana 130 n'amadolari 420 giherereye umugabane wa Aziya nacyo. Hanyuma reka tuze tukubwire icya kabiri ndetse n'icya mbere.
uratekereza iki? Uratekereza aya mafaranga ni amafaranga ari mu mafaranga no mu mugabane biherereye nawe wajya kubwira ugahita usanga yari kubwiriza cyangwa se bikenewe kuko umusaruro ndetse n'uburyo hanyuma amasomo atandukanye cyane yagufasha kwigira igihugu and it's not aho uri igihugu rero igihugu cya kabiri nta cyitwa Singapore, igihugu cyitwa Singapore $148 ibihumbi $148 umubare wa Aziya. Ni igihugu ufite umwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere urimo atekereza hari ikihe gihugu? Ngaho muri utubwiye mbere yo kugira ngo twumve, wagiye muri komenti wagezemo ukandikamo urumva turagushimiye rero wowe wamaze kugira muri comment nta example rero ni ibihumbi ijana example w'Uburayi, ku mugabane w'Uburayi rero wa muntu we nawe uko itonde ryagiye rikurikirana itonde turimo kugenda tukubwira ni itonde rijyanye n'ibihugu bikize ku isi, ariko hagendewe umusaruro mbumbe w'imbere mu bihugu kandi n'uko umuturage agenda yinjiza uko byarangiye 2024 tukwibuka mu magambo ni uburyo yishyurwa rero ku mwanya wa 10 ku mwanya wa 9 mwanya 8
iherereye ku mwanya wa perezida iherereye ku mugabane wa elo. Umwanya twasanze iherereye mu Burayi. Ku mwanya wa gatanu rero twasanze iherereye ku mugabane wa Aziya, kandi ku mwanya wa kane twaje tuhasanga igihugu Iran ku mugabane w'Uburayi nacyo. Umwanya wa gatatu twasanze iyoborwa na China ni muri leta yitwa Makota, nacyo giherereye ku mwanya wa kabiri. Twaje twasanga Singapore nayo iherereye twari twabibabwiye umugabane muri iri somo rijyanye ariko hagendewe agaragaye imbere mu gihugu umuturage yinjiza, tubabwira ko ikigereranyo India na 2024 byara umwaka warangiye. Reka nawe wakomeje gukunda amasomo hano ukore subscribe niba utarayikora, kandi nawe wayikoze ukomeze kureba ibiganiro twagiye tunyuza hano, yaba ibyabanje ndetse n'ibindi byo kujya dukomeza gushyiraho. Ariko niba wakunze ibyo dukora, nyabuneka ubwirira umunyeshuri aho yaba ari hose akora subscribe, ndetse kandi na rwiyemezamirimo aho ari hose akore subscribe, kugira ngo ibyo turimo gutegura byiza cyane tuzagende mubibona. Dufite Google Class dukoresha rwose, nawe wakiyandikisha kuri 0788 ukinjira muri iyo classe, hanyuma ukagenda ubona amasomo menshi cyane mu buryo bwanditse ndetse no mu bundi buryo bw'amashusho, kugira ngo ugende wihugura, kuko ibyo tubamo byose ubumenyi, kandi ubumenyi bufite icyo butumariye ubuzima bwacu bwa buri munsi. Reka